ikinamico. Abumva Radio Rwanda mwiriweho. Uyu mugoroba indamutsa zirabagezaho igice cya kabiri cy'umukino Nzoga Iroshya wanditswe na Sebuto Yohani Maria Vianney. Mu gice cya mbere cy'uyu mukino mwumvise ukuntu Nzoga Iroshya yatwawe n'amanyinya akibagirwa urugo rwe akica akazi kamutunze ari nako katumaga abona icupa. Muri iki gice cya kabiri rero yiyemeje kwisubiraho. Ariko yibagiwe ko umuntu asiga ikimwiruka adasiga ikimwirukamo. Ntitubatindiye nimwumvira amaherezo ya Nzoga Iroshya. Iki noneho ko umuntu ugiye karira ikibazo kiri wose sinjye ngenda kare reka gukererwa gusa niko harya umunsi si 30 ra niba sarizo ujya mu kwezi gusubira inyuma se oya nizo kuko irwara umutwe nawe urambaza aso na sokuru yewe najya ngo uko muhembwa uyu munsi wizirika umukanda rwose uzirikane ya myenda utahe kare udatinze mu kabari ko abaye ute tari no muri akazi harayemo amacupa ne ntabwo uza rwose kuyarenga y'umunyote kwici ndagira ngo utabe nka karya myenda w'ihiminiko ariko nikanganyishije imyenda urageka ngo nijya ntabara kana hondo shubwenge none ndushubwenge aha ko ryo ndusha amashuri iragatwariganye iririje kada ndatasa amashuri ngira yahe nagize nakwambaye inyonga ngenda meneye igihugu yewe nagira ngo bibuke gacuruzi nta wakira induruye simvuze nyirinzo wategereje amaso agahera mu nzira wibuke ko maze kumugeramo amezi ane yose abo bose nkumenyeje ko bataryana ntibaryana ariko kwishyura ni byiza ibyo byabona ndabipfundikira ndangije ibyanjye biti mitemere simpangayitse nyabagukanura kandi abimana ikubonera debo bare ndebe ndabishyura bose ntangorane reka nibyo byiza kwishyura ndabishyura ariko bumeze ute ingana ko bise nigera ku kazi ubwo ntangiye biri guceceke ngaho akazi keza baho nawe wirirwa Waramutse Nzogiro. Yego. Amakuru ra. Mbese wabona ko. Bravo. Bitera. Byiza. Umaze iminsi hera. Niko. Waburiye hehe? Twari twarakuzigurutse pe. Waranzigurutse we nande. Narukanika se? Twese abakozi bano ko twari twarakubuze se. Sha burya naho musharuhinga nyuma. Narabivuze. Ndarengana mwana w'umunyarwanda. Sha narabivuze gano ndi tubana mbazi. Sha umunsi weje nasibye kuko ibyibanje byayamye. Niwe waciye igihugu mugongo. Nzogiro no kujumbira koko. Niba umva ko kugutatira wanjye bifite umwanya ubwo narabikoze. Narukanika yiriwe mu biro nk'indi minsi. Reba aho ngaho iruhande barwa yawe. Inye. Ubutumwa bwawe buri aho ngaho nibarwa. Barwa. Ejo kwandikiye. Inde rukanika. Yamaye nkata. Reba. Ningise. Iyi. Kwe. Kwasha. Akimakanira mu. Yako nibonye ko bikamuka. Akimakanira umuhoro. Ibara ko nibonye bikwa bikankukara. Amabara akikura tonsa nubwo ntabingira. Aho nasezereye.
cyanjye ntirigikoramo ndagira nte byaye byose n'amashyengo ariko wabayite koko n'ibyago bihindura ibisetso cyangwa se kumutima ubizi si ku rurimi rubivuga ubwo urabizi yumvira ahubwo urabizi siko nagize ngo aranyirukanye bakubwiye iki ngize imana no kwisobanura ugize imana koko umva uko yanditse nkurikije isiba ryawe ry'ubudahwema niyemeje kongera kugusaba muri iyi nyandiko kwisobanura ku isiba ryawe ryo kwa 29 z'uku kwa 9 kubera ko imyifatire yawe ku kazi itagishobora kwihanganirwa ndakumenyesha ko iyi baruwa ari iya nyuma nkwandikiye ngusaba kwisobanura bimenyeshejwe minisitiri w'ubucamanza n'ibindi uranyumviye mfasha ahora gucira inkoni zamba buri gihe ngo ni ya nyuma munyaka ni ya nyuma nyine nkubise ntigira amazi ruva ko buri byanjye binkomereye cyakomeye koko ariko ushaka guwegera make umva rero ushanze ugira ubuye urumva meranye koko umva se ndakumva igihe kirageze ngo wiyerekane bugabo cyangwa bubwa urumva sha ngo ube mushyashya cyangwa ugendere ko nakugira inama kenshi haba inshuti nanjye nta gihe tutagushyize mu ihaniro niba udashaka rero ko tukwiyuhagira ngo tukwihanagure amasaha arabaze ngo wibaze kandi si ugukina urumva menya ko ibyawe bigeze mu ibaga ry'umurizo urabizi umutima w'inshuti uba hafi nk'irembo urumva ndakumva n'ejo nahoze nkuririra ngerageza kugusha neza rukanika gerageza kumugusha neza ku mpamvu zawe uba yaramukweretse ejo yari yabishe arusha ubwire bwa jari naragutekereje cyane ntekereza umugore wawe n'utwana nako ntacyo nakubwira komeza ngo uteze yombi so nta kwanga kwita nabi sha gabanya ubusinzi bwawe uzi neza ko twabanye neza ubwinyo mfite bwose nkabugusekera sinkwima inama urumva none sinabona usenya ngo ngutize umuhoro ibyo bigira uwangu ndi rwose kandi sinzogera cyane munyakazi komera ku kazi kawe niyo nka yawe utunze ukamukamira n'abawe urumva ndakumva none se nutayikenura ntizagukenesha zirikana mu myaka ishize ubwo wari umushomeri ugenda ukomanga kuri buri muryango ushaka akazi aho urabyibuka ubwo ngubwo umugore n'abana bari bamerewe bati burya niho akanzwe none si uyoboye ko ukangiwe mu cyava n'ingabo ikubita agashisha ikubita agashyi rwose igihe kitararenga gabanya amazi ya sebe yatagusenyera kandi ndabikubwiye ndugukunda urumva nyakasi ndakumva ngushimiye cyane amagambo asubitse inama sijye mburajya nabuze gihamba ngiye kwinyara mu isunzu ubwo urakomeje koko rwose ngaho sabaganya se sabaganya wanga ntakabane kandi utabana arakabura inama ngiye kuba mushya byeni nyinywa mwebyiri gusa nzabibara mbibonye nayo kurara mu misango nkuko misangamo ntahe kare nzinduka akazi ubwo rukanika kubise inkoni zambere rya none ejo azabona nzogero ishya dasanzwe abona yaba imvugo yari yo ngiro niyo bikubwiye shanzogero kose gura agapataro n'agashati ureka ibyo biraka gura agakweto ndetse n'agakoni k'iminsi ugaceka rukabike kuri urumva sigama rwose maze witega iminsi mibi ariko zishaho munyaka ndakumva ubu ndi mubi cyane mu bakozi bose ariko ninde ukubwira kuri mubi cyangwa se kubw'amaraso mabi sinsa n'abandi ndimwe vuga nk'izindi ngo nguyo kanwa kabi ikindi kandi inyamigirwa nini n'uyikeba ntawagushunga ngo kuburimo inkumbi byose biterwa n'umukoresha rukanika burya angeraho agasi yatanzitse uramurenganya rukanika kugira ate kuko ko ari we wizira
byari byose ndamusubiza nisobanure. Gisobanura kizi kandi ejo nubwo ibyo wanjye ko bimeze nizeye ko atibagiwe. urabeshya cyane rwose, ibyo ntibihwitse urumva. Niko Nzogero Rukanika yaza kukwanga abari yakwandaritse n'ubu kiri hano mu biro rwose urumva. Ibyo gushakaho n'ibyo akazi, ukoze akazi kawe neza watuza mugaturana da. Rukanika rwose ni umwere. Nawe utagatifu bwawe bwo nuko nta mupfu winukira nyine, cyangwa ngo umuntu amenye urubavu yamunzwemo. Yenda no kuri koko sha yamarwa yose yo kwisobanura yampaye, hari abakoresha batayihanganira. Rukanika ko kandi ashobora kuba atari umwanzi, gusa bikaba nk'ibyo wundi utabona ndarogiye kuko afite mukeba. Ibyo ngibyo tubirikira. Nizeye ko ugiye kwisubiraho sibyo? Byihorere. Ariko se koko ejo wiriwe ko nta mafaranga wari ufite yo kunywera, kandi ukaba wari warahiye kutayikoza mu kanwa umunsi w'ejo. Sha va munyaka ngo ntawe yishwahishaho kandi ubampishira. Oya mbwiza ukuri rwose. Ejo naramukanye cyaka maze nshikaga akazi ahantu ndashisha. Uzi ko ndikanyota kanje katajya kure. Umunsi wose nirwa ngasoma ngasosora merewe bye. Urumva nimbeshyirwe nena kangutse nkererewe. Ubwo ni indarani zari zaguciye intege. Urumva nikuze ku kazi nte uko zirahise ko ziramuka. Nyamara se sha imigambi nene yararanye nuko nzibirana nayo. Mu gitondo naragonze moteri. Ukwiye kuzirinda rero. Ahubwo niko sha yibwirira. Wamenya saa 3 yatahana. Yewe niba tuyabona simbizi. Ndashaka nyashonje sinzi ko ari bunsange gasosi nubwo nyayora kayo kanyagwa. Ese ni wewe wenyine urirenganye kwangana kose nubwo ari kwanje mu myanya y'intoki ababyeyi yazigezemo. Ubusa buruta ubusa gusa. Aka ntacyo ma dushonje duhishiwe. Aho azira hose araza ariyo arabeshya arangeraho ndatekereza. Ntawe ugipfuye ngo nubwo yica n'uwaritse. Ahubwo ndabona saa 6:05. Reka dutahe. Siko ntenare ku isaha. Reka dutahe ma. Tugende. Ubundi turaza gucunga nyine saa 11 tunigere mwe twumva ukwezi nyine. Yakwaye imeze. Ubuzima ko funga ho haguruka. Reka tugende manze ngiri imashini neza. Imashini yawe iwe. Mbasha ko sinka mirasi. Waje gasanga kirandaritse. Sinituma gufunga n'uza mu biro kuza kuyibuza. Rukanika hanyuze se twamukizwa n'icyo abonye imeze. Tugende. Mwiriwe. Ringira siname. Mwiriwe neza. Yego. Erega noneho si uburo bweze. Barakwako. Ariko niko. Saa 6 zirageze uhita uri muhira. Cyangwa se ntibagiye ku kazi nk'ejo. Ariko uyu munsi ntabananze ku kazi. Bone na Rukanika. Kakubitanya amaso ntiyamvugisha niri cyara. Ngo ni ibisanzwe zansekeye. Naho ubwo wari umutego utarashibuka. Nageze mu biro kubitana n'imbarwa y'amaraso. Bakwirukanye se? Oya. Ahubwo ndacyaterekera bakumva. Ngo yihangane kongera kundwaza. Ariko ngo nubwa nyuma. Urumva? Watakongera kundeba ngo bembereze. Napfuye kumusubiza mubeshya ariko ni hahandi. Reka nawe ugere wihane. Ariko si ntacyo se sanasubira ku kazi ntyo. Wandebe icyo kuryara. Tambuka ahubwo se. Ugarise ndi buhiye mu kanya. Ugarise? Ikorere. None wagira ngo niki? Ebare ntacyo. Nagize ngo nakanyama. Ayeko wakanyama wa. Niko. Yewe. Ariko uzi kutajya ugura inyama na rimwe muri urugo. Ariko izo nyama nazigura iki? Wowe ntugereranya. Ibihumbi byose burundu muri. Yewe. Tubyihorere. Nugarida n'abana nibwo bari. Nayize ngo rwose bakwirukanye.
ageze cyakora impundu ku gaseke rwose ugutasezerewe aho gupfa none gaburya wapfa ejo ubundi niko babusutse hanze rwose twasuhukirahe twarengerwa n'iki ko nubwo bugari tutabona burya na ryangombe igiraho iryangombera niko ntibarakabakora mu ntoki reka data ntacyo bari batwibwirira nagira ngo muhashya aho turayi tuturarira ubugari tube turuhutse yewe umenya nimugoroba bitungana uzi ibisi nami ndakumva kuva uyu munsi uzigiroshya wari uzi ntabwo ari ugiye kugibona yewe nzogiroshya ngiye kujya nywa nke ndakengesheje nibirimba nziveho ntayikare ubundi nkora akazi ka leta aha abantu yatampa neza da niko ubwo se ubwo nizogiroshya wanjye uvuga ayo ngayo nigikubwiye ibyo kandi bikuye ku mutima cyangwa numuvugiramo ngira ngo wumvise ko inyanda n'abahungu akazi bagiye guhurwa mu bandi hagasigara bamwe bazinduka ritarava maze bagatindukana umurava ngo hato dakambye batarusa ikivi cyo murabyumva urumva leta yazi inyanda urashaka inyangamugayo zihembwa zakoreye erega nibyo ntishaka indira karame cyane cyane wacu mu bucamanza muri makeriyo nzogiroshye ngiye guhinduka nafashe imigambi mishya kwama gusa ngumve munyenda ndimo nta kindi yewe urwaye utaha saa sita udaciye mu macupa ubanza n'ibindi bitangaza byose bizashoboka yewe ubwo wikubise agashyi ugakomeza iyo nama n'Imana yaguha umugisha da naho iby'imyenda byo haguma amagara ibindi birashakwa ugiye kuramba ku kazi tuzarambira bene imyenda kandi si wowe bazakurambika inumire rwose ndarora saa munani zirohamo aka kanya sugo zirageze urabona ziri hafi da ngiye gufata bisi hakiri kare itaza kunshika byibire mpagereze buri 5 ndebe ko napfa kujirishaho gakeya nibyo ga nasiname karame ndagenda garutse ndakubita urubando saa 12 ziransanga mu rugumo yewe genda ndagiye rwose icyansi kimumye cyoga itashye ariko ko cimigano yagize ngo ndatahaye wirirwe ngo ufatire iry'iburyo wagiye kwitwa nzogiro uyu munyaka ni wowe ra nigiye wenyine gusa ntundeba ariko sha siko mve gutangaje kwanza wakomeje imihigo yawe nayikomeje aha bageze hambere ya saa 8 mbere yawe bakubise impyisi nkoni ahubwo nabonye rukanika kujyanira inzara rukanika ntibisanzwe amayi n'ubundi umuntu niwe wizira yakose sha nta kanunu k'amafaranga n'uyu mwanya aka kanya rwose bayazanye ko ntabure yazanye kare nkaho mvugiye aha turaba tuyacakiye da hanyuma se turangweraye harahandi se usanzwe ngwera atari muri pana niho twigira ariko rero sha umunyakazi dosiye gutura ngo dutinde 12 zivuge ndi muhima nanjye nicyo nifuza uyu munsi niba ngombwa ndamena da haye ntaza kumena haho madama arantegereje ndumva ya migambi yawe wayikomeje aho nageze muhira musogonyeza kuri ayo matwara yanjye aticiye imiryo urumva rero ntabwo nabigenza ndakare nibyo rwose reka ahubwo dukora akazi k'abandi ndabona n'amasaha agenda nibyo ntaba nazindutse nkazindukira kwicara tukanika dasanga tuganira ngaho gerageza nanjye shaka hanjye bino bidosiye yo kanyako se nabihera nawe byanakugwiranye nduzi wari ikirundo biheruka muryarira sha munyakazi we sha kugera kuri siko kupfa ufite akanyamuneza none nawe muzungu ndazutse mbega amafaranga
niko uraza mfite hano to ingagi zirenze 10 mu mufuka babanza giroshye wagira ngo waduhembewe twese leta no umubyeyi ewe kuntu hembwa menshi ariko hashira isaha imwe akabara yotse aya ngaye nyuze mu kabari nkamvugira ubonye aho da ibyo byishimo byose se nayo mahoro so umushahara ucakiye tekereza rero utakiri ku kazi ariko sha nubwo ko ntabura yamaye bwose ageretseho nako nkanga atesa gukanga iki ahubwo mbaje no kugira ngo njyanywe n'ubusa nguruka nikamutumye kumbwira ko ndiwe nabi ko umushahara wabo wanyuma wanyuma ubwo butumwa burivugira amfashe mu kane gakosa yahita ashimira akiri babaza aje twigendere tujye kureba ukuntu twakwica akanyota muri pana yakwemeza tugende sha tugende mbere ushanze biroshya ndakumva ntiwishinge amanya tudatarama tukayata bikaba biguma bigeze ku munwa sibyo ibyo rwose njya kurana sinye gusengera igisiga wenyine ukurasengera gisenyi kibazo ashiti buriya na bishuta dusanga nibyo ibyo rwose umuntu atashye adasumira imwe yaba yisuzuguje akisubira na bukene sike ufitiwe tuba kumusanga nta kabuza urumva ariyo inshuti ntajya siba nta kosa abonayo reka twinjire turebe aho twicara uriya simbona asa n'abira yageze ryarira habishu bitera ariko hano ni ngo wowe umugambi wa ntuyu gupfa reka shaje ndi hafi y'akazi wirirwa winditse mu nzoga buri gihe twagira ngo nta kazi ugira kwakira kugera hano aho ugiye no kuva hano ruguru muri metero 2 yewe wagira ngo ni huba ugeze kuri angahe se ni ryo nyine yewe ni ukutubwira kaze shani nawe ugira icyo tubwira dore icyaka kiraturembeje ngaho esha igira hino ngo no gutumira genda tuzana ibyo byere 3 usana n'ibirahuri 2 kiravuga kandi muri ibyo mwavuga mbora wenda panafika ntire ntabwo naturuka kumenya ayo bitsa hano muri aka kabari buri gihe nuko ari hafi gusa cyane mu gitondo sikamira agira vuba yagenda shize fungure ndahita ngutomera kandi urere maze ngaho muri byo Zugira. Kuko ari cyumba kamari kirahure. Bagira gacishije umuzuru. Ari ndembe sije nagira refuye. Yewe. Iyo si yo guharirwaho kanyagwawe. Ese basha ni murye. Murye mu kirere. Yewe sha. Enda. Murye mu kirere biranyo. Enda. Kukereza inkoko ebyiri aho ariko ugire bwangu. Urumva? Gira bwangu turihuta dore amafaranga ngaye. Ogenda shaje. Kari kabanje kureba hirya. Abo hitrese hajya atari. Handi mwahitiye. Ndagahitira hangu wenda karyoshye gasenyera imbwa. Nigosha. Kwezi kwapfuye. Ngo urahitira handi. Wageze mu yarose se yamuhira ntiyayata. None se nyine. Sinze ntaranywa. Niko. Yabo kukunyaze kwapfaga ntikuzubuke. Kandi masakazi kawe.
kagakora uko kagomba gukorwa none mbese yewe warabyokereje karira habesho oya ntabwo ari jewe sitire ngiyo biraje kandi akazi bitumije nonaha munyawe byokeje kakana buriya nibimaze buriya babona bimaze iminsi ari ibyo bashyuhije ariko nape kuzana shaka yahano umushimusi nyine ndumva amazi n'ubu yuzuye akanwa numvaga zitari mu busange agasha munyaka kasaga zagira ati yabangutse niko myaka urabona ibintu atari sawa arakazi aho kazi araryoshye rakavura aho wenda zireba bitaranzijya nazijisho nariyera rada fata shaka fata kago nanjye ariko nzirira gutukura ariko zino zokeje neza shaka kira kaguru shanzogiro usasi ibintu bye amagara ntamerwa aramirwa asha yewe ndi umushimusi maze uzakanwa no hajya ndafatira ishingo sha nshinga ryinyi inshingo z'ubwo rimena kananya nawe kubanza wumva huko saza nkuko ziraryoshye ishingo yewe ntabwo muzi ubwenge muri abana ishingo ishingira abanzi n'abarozi ubwo uri muraterekera ahari ahubwo ishingira rukanika n'abasa nabo ubundi wanjye n'uburyo byitwa ibitutsi n'ubundi ntiwakwera icyo kunywa gusa ya niyo mbonye naho barya numva mpazi ntibishoboka kandi wanywa ukagira inyota kandi rero ututwarwa n'umugati burya n'utujumba nk'utundi nta n'ubworo bw'uri umuheha akabyari ni akabyeyi reka ngasomeho karajya muri kano gasenda amaze kumva ni mavu ura n'utundi ariko dore byegiye gushira byeri se siyo bavuganye siyo musaba shanye numva nenda guhagaga umva nenda guhaga burya ishingo rirampaza yewe ubona turase wawe nta nzogiro reka ni kasira kitembera mu maso iko batunganye n'ibiryo cyangwa ubonye n'igisiga nk'iki cyasizwe neza burya ishingo ni nini nayo birampaza nayibonye ntabwo uraheze uraherebereye pe yafashe n'akaguru cyangwa ibaba iko nzogiro manyinya yonyine ni murya shaka ayifata ugomba kurya kanoze nkajya murya kanoze nyine wawe n'ibigisagara ugera ushika agashito agashingwa ryinyo naho ubundi mwaze rakwiye pe ese ubundi umunsi umwijima wakwishe niko wani hazaba hose fata agashito twagize amezi 3 se muganga aho nsuzumye uzinkireho ukawurengaho ukagutomera yakubwiye ngo iki kizakwica byo yambwiye se iki nzabikiza nta cyecu umutindi nakazi kawe irema abatindi nibogosha ega burya byari n'amagezi yica abagega kandi onzo giroshya simba barirwa murabizi hano rusenda ariko yashyize mu rwego mvura muheto daso kandi zana byeri ebyiri hariya gira vuba byeri ebyiri zikonje kandi zimwe rwose amacupa bizamena ushobora kuyazana utakomanyije karakana ni indangare gyo ndangara aba hakaze ku bwana bungana kuriya nabo kose zo byo kanemwera akandi namira ko kasaka bande aho kuvubira hindutse birahindutse wasinye n'usinyura ibintu biriho sinahembwe se nahembwe muri kimwe ariko jya umenya ko nanjye sinamenya ari umuntu niba utsinzwe dore umuhanda hari uguhagarika batangiye no kunanira sintakare sindi itungo rigufi mutahe ndizana ahubwo nongere isuke mu nindi no kumara tugatanzo nta yindi twongera kumwe utahe nizimiza nk'icyura hanyuma se ya migambi yawe asigaho ngo bandega amazi ngo ningende ntayinjya iki gihe niko ntawe ngiye yawe koko zibara bazikama nayishe sinaguye ko sinyari usinyura ngatangaye pe ariko ye
ubu ni sawa zingahe saa 3 n'igice none kore ntaye byibuze atari na saa 5 sha manyenya we kwezi kwashize umugambi ni wa wundi Nzogiro umugambi ni wa wundi turayagusibe kuyamara gusa zano utundi tubiri sha zano utundi tubiri uducupa arakubeshya sha irorere amafaranga ya sha urakora akazi bagushinze nakaye mwamburesha oya nyamwambura se Ase ni iyi mirimo ye rwose unkorera kugira ngo mbashaka iki kurugo murwa uzarusubirana cyakora igihe izo sinzi ngo ugiwe izo sinzi ngo pe urira ariko hari ukubise se nguzimwe nari ngatangiye imigambi yawe cyane arata wowe Nzogiro cyo wiminjiramo agafu birata shaka akumva avuga gusa kwaje minota mike nditahira umva munyakara ahubwo no mi ahubwo genda hafashe rwose sindira ndira niyo Nzogiro naho Nzogiro kigo yanga kumva asumva ijisho ryatukwita uri abana shaka gushaka Nzogiro ndekera ntawe ukiriwe yameze koko kwanza atari pe fungura vuba abantu sha fungura vuba Nzogiro Nzogiro ibuka no mu rugo karaho hari abantu niko saa 11 twavuze tuvugana ngo ikikoko ubu se umuntu uko ayakugira ati umuntu yakugira ati wani numva kuko yica umubyizi niko abaswa kushanzo biro kubaze guhaga ndetse ukabutangiye no gusinda wasiragiye ugataha ubu ngubu kukorohiza amazuru kuguha inama no kumusorera mu rucaca nusha amishu aje twigenderesha kwigendera hoshi muratashye mari cyo kirahure twitaye muratashye turatasha umuntu mugendesha yere wambuga mu amahoro ariko basha Nzogiro turigendera no tukemara guca umuvuno ngo duca dutahe rero turagiye nimwigende ndiyenza ntawe umeka ndizi n'umwana w'umunyarwanda kagira vuba sha ndi muzima uri muzima ndi muzima ye ubwo urumva ukuntu utangiye kuvuga kuri muzima ndi inzira ndayizi ye ndi muzima niba kandi mwereje ko dutahana se mwereje nuko ndi bakundire kibaherere amuhaze igisimpazi kandi ngurube byimbye itama ntibuze izindi kona ugize kugishanzo biro umuntu amenya ko ari mu babikubitiwe ndabazi wibuka amambere ubwo wasindaga ugasahinda aho waraye muri amigo none waravuga nk'umwobona Nzogiro wibuka amambere ubwo wasindaga ugasahinda ni waraye muri amigo nikorere gusa urajyana aracyabyibuka nurora nabi n'ubu baragucunga urabona icumbi abajandarume kandi ntibari kure urumva uramuke turiyanuye turigenda ugende shari ugende baba uramuke twe turiyanuye ugende ariko niba uri umugabo urumva utahe kare ugende segiti ntabwo ntugomba kuyikura mu kirahure da gukura mu bagabo n'ubu kandi ubajyane maramera umutwe mambwa waje tukamusiga ziro nyana zitazi ko urajyana uranjyana he urajyana hangani uranjyana iwawe uranjyana iwawe cyangwa urantuze wowe ariko ni mugeni mwe bumya kuntuka uranukira iki babasezuye ntabwo ntubabazi no gufata n'umuriro sinjya ngomba kwihoshya ibi ishyano by'amazi bazi n'abarozi nongere mbatsinde sindagira agatsitsi musu yosha zara amazi y'intare niyo ushaka hano urameze hano vuba bahuka bayo wazira amazi y'intare shuka ahangaha ikirabura shuka
injira amafaranga ni ayawe aho genda ukwezi kwashize ibintu biriho ikimumba gusa yosha nawe umaze kumva wisyo ugira fata amacupa abiri abiri gusa garuka zara winjiza na kandi ntunyibe nujya ngo usindwa ndacyaza ubwenge Munyakazi baratashye bagenda wayiyawe digurizahiwe aho nzayo hose sagusangayo ntibari igihindu semera ihene umunsi y'igitanda nzagusangayo bonisa ifagitire niyandirane yanjye igihumbi n'amagana nibyo sha nibyo akakotsi gatotse amata kakaryoshye cyangwa agasigaye sha mayi yawe diguriza hiwe tashi ageze urushya inshuti y'abayazuze ziri muri akabari z'abanya aho wese rabuki natahise kudurushya tashi bari hano ibintu bakiriye cyane cyane ku munsi mukuru w'umupira ku munsi w'umupira baraza akajisho yabigera kwezi ni kwapfuye ugomba kuryoha gusa ukaricara inama arazizangisha arazizana n'ababyeyi zanjye nanjye ndyohe kandi sawa gufungura ntabwo yagira sone wasaho zingahira zatanu n'igice ndabona abantu bakigenda yewe sha oye sara byeri byiravuba sinywa rimwe sinavutse ndimwe kandi sirya amata suka musya basha nibyo bita guhindura akabari ndasanga bisanzwe hanyuma nahagase nta kugoma neri barimo niba no mu ijuru nta byeri bari ndagirushya sinzajyayo yewe mbera abantu bicaho amacupa aya 3 ndabona nabo baryoshye anyuze kwishyura baba amacupa ndumva bikunde mwese muri aho ngaho aya mwajyanye ndetse imbere mu nda ndakwishyura sha ya 5 urabona ni utungaruje bashaye bategenda umugore mwiza umugore hose nagira mwiza yabaye mwiza none ndamucyura zikamuzitanye ndamucyura ndabiroshya tuzaba nzanywa byeri
hafi zishoboka barimo yawuciye asiba gukingesha gusa ngo ndariwe rasinamenye nta musanga nka saa 9 naho nta musanga kandi hariya mwiza yahenda ahunga 1000 reba hera ndamuhenda zawe wenda yakara 2 ndabu ibintu biri bakashi de monaki faranga dafitana abareka muhamagare aze mu kubita 3 one ko nakanza birashye nayo kavumba ndetse banza nusha ntarushwa ibyo yamucyura gusa kajya murani bumbaritsi ihangare nihambire nukubera ndese yasinamenye amugaba basamba bakubita umwotsi gushize cyomeruka gukubagana nka 4 gusa biroshya nzaguma mu mutagatifu zahirizihi umusarara ansasira njyana yanga akira burewe aho ndakuzuza mu mara nkuzuza cupa nishira ngo irindi banyawe amafaranga nashane kopesha banza kwangara kagenza amavi mu gitaramo gitangaje ndakumaruza Sakobwa bakowe inzoga iroshye byamugendekeye bite bamuhotoye se nubwo yisindiraga yasindaga ariho kandi niwe mugabo wanjye nta wundi amagambo yambwiraga se yaragaga ndamuzi ariko ashobora kuba ari mu mayoga ko yahembwe ngo yikosora iki ingezi shira nyirayo yapfuye ngo ataha kare nta mbyino nta nyikirizo manya yamuheranye nta kindi bitihise ashobora kuba yatakariye yataye ubwenge ariko akabwira amaze iminsi asa n'ufite ibara amahabara atakiyakura ku rurimi nzamubonesha si ubwa mbere si n'ubwa nyuma ariko si n'ubu yaba yongeye kurara muri ame ndaje kanze nyingure wese ko wibagura ikimana uko wibagura ikimana ariko uziko naringize ngo namabandi weki niwe waje udakoma ukomanga wenda kuruca wiki se kuri n'imikizi n'ibiki ugize ngo kirasirame niko ugeze ngo iki yuko ugize ngo ndibandi ugize ngo ndiba wari wumva nafoto mu cyo yasiname nduguce bitoki niko yasiname ugize ngo iki ugize ngo iki to si ntasho niko sha agazugo kabaga kabyo ndakomanga aho wakangutse ukanyingurira ukumujindirane ujunja bimukirago gusa ngibandi inzoga yose yaje sha itangaza umugore gitaru tware yenge mugabo yegamira kandi aho bukera ndaza nundi nade hawe ari hangaye none fini kana niwe ogwe ntibabuze nigasaraba bona asaba yansanga shi teni bigari bibi ngabicugese tiva kumeza cyo oshi yeberwe n'ibihumbi mu rundi rabirundi muri amenye kwakoresha neza nk'abandi bagore
azamupfuryari nta mugore wowe abo kera kuye kwikebuka kandi gakumi bikangundira Yasirame urashaje wowe urashaje byari byose ubusa tinge bwamba mbona ukwezi gutaha gutinze gushira gusa nujye kandi bya bindi kugira ngo nibya bindi by'umugabo ujya kukwanga atabura nibiyi ntabwo ari byo mpamvu urazumva kandi uraziziragaragara ko bimeze yagagera kwijamira ako niyenere aryama afite abagore umugore gitaru twana umazi gica cyakora noneho aho uvuye baraguhamije pe baraguhamije sinamenye ndagoye gusa nzabigira nde koko naremeye none singirende ashize yapana nene namba ejo nahure n'ingurube ya virya iciye nari nembye kakuru karaye banzara renga ciye kunenga kubye yamwe zanshingire ukabura buryo nakumva ufite umunaniro mu ndara kandi akaba hanjye yewe banzara bamwijemo wanjigirije kandi nguzirana n'ibiyoga bikonje ndetse ngo ntuzura no gukobanye kandi buka ko naba narayimbugize ariko narayansaguye ngahera kandi mino panaro nuko mayizera amabere ibiciri gusa bite bitanu yari mu mvuga kubiswe n'iyo nkubara ndataka iki noneho rero kwatakanyira ubukozwemo ntakiri nyirasi namenye se twasangiye ndibuka ko maze guhembwa nayicagure muri umufuka w'inyuma kandi urimo sihora ekata nacumuye nande nta wundi ni Nyiramwiza nanjye ngo Nyiramwiza Nyiramubi ba Nyiramwiza ntibabuze twayoga twarimba mu menyo kandi cyagiye yanyakaga ipantaro ngo ayimanika ku musumari bayi wande ku 13,000 nabaraga maze guhembwa siganye bine gusa ndi yagiye ko Nyiramubi na Muhonzi bibiri gusa yanza gutana kandi abamenyakazi ubu nta simubonye urwo mbonye ubu hanze kumva ntabwo nanze kubona koko ubuse Nyirasi namenye ndamusekeresha namenye gusa ariko yaramenyereye ndamubeshya murebe igitsure hanyuma se ombere mu imyenda cyo mbishimye kandi ubwo amenye ko ejo twahembwe bari mu gushinga ibirenge aha tuva mpetse inzovu byanjye ntabyo zirandiye Yasirame ngwino hano ngwino icara
caranga nkubwire. Uneze amatwi? Ndakumva. Mbe mugore nishakiye. Noneho se mbaye umugore da? Ariko ntukarushe mu ijambo. Yewe. Niba nguhamagaye mafite nguhamagariye. Urumva? Ndakumva. Ndagusabye rwose wibagirwe ibyara bibaye. Ndumva nabanatahutse ngutura umwaka. Zambabazi zirambabaje rwose ndazigusabye. So ubwa mbere. Ubu se ntaziguha. Abo nzivoma ntabwo zikama. Gusa nagira ngo nkubwire ko gacuruzi ndemeye na ntegereze ndetse n'undi mugabo w'ikinyitivu zina badusakije nimugoroba bishyuza. Bishyuza? Ubu bari hafi kugera. Rero ntegereze we yasaze yasizoye. Yakobye ngo inzu ye turayivamo byanze bikunze natabona amafaranga y'amezi yose. Yewe yanteye ubwoba. Murashyikane nawe nuko. Ubushize bamuhaye igicara ceceka. None arashaka yose. Banyarukiri wabo bamutumyeho ko barwaye. Yewe. Ibyo byo mfite mu mutwe. Ayo madeni uvuze yose ndayazi. Ariko sindakubwiye icyo nguhamagariye. Ndetse mu murongo w'ibyo uvuze. Muteze amatwi. Mana zanjye sanze guseka. Ntacyo barababwira se? Byanjye byose birimo umukoshi. Wapfushije burya ntapfusha rimwe. Gisiranyagaritse. Ngomba kuba nta mwanya nyifiteho. Biteze. Aba nangahatiriza kubusa. Byashira amarenga ndarenga sinumva. Yandi urwarigeza kwigufwa ndanga ndebera umupfu. Uri kuraga se? Wansaba kuyahura nkaba igicucu simbimenye. Ndenyera kabara mu gahanga nta kabi kandenga. Muri make. Kuko sinakwereje. Biteze. Kware kumbere nkayanda biherutse tayobewe. Ariko kugeza ubu ntacyo urambwira. No kodere nakuvire mu kabari. Imbeshyerwe nani maze gufata uducupa tubiri gusa. Nari muzi murabyumva. Nubwo nanaciye gato ku masezerano. Usiko shitana ari umushukanye iturusha mu boko twese. Ndumva. Nuko ngiva mu kabari hari nko masaha 8 n'igice. Nje rwose ntashye. Ngwa mu gice cy'amabandi aranshuza imifuka irera. Arankubita. Dore. Kugusenuka ibisari dore hose. Ayo makenya dore irivire ureba. Se ntureba amaso ntaguha. Wahuye da. Bese nabwira gunsa sirunsa hurari nyuma y'inzu. Byanjye byago byaranjikirisha. Ntabyo rwose. Imana irakarama wowe wabonye uramuka. Kawageze ahangaha taguhitanye yo gatsindwa. Haguma magara naho ibindi nibishaka. Politize sindakurangiriza. Nuko mabanda maze kumpindura intere anterera mu muserege. Umuserege? Bati namenye aho ndi maze kuzanzamuka. Ubwo ari nka sangahe? Masaa 9. Masaa 9 y'ijoro. Twarugiye. Ahubwo ndumurame. Ndumurame pe. Nuko nkomeza umutsi banare no gutse. Nzogiro cyarwari rwose. Wagize amahirwe cyane. None ntawe ndugomba kunyumva atari wowe nyasi namenye wamenyereye. Ngaho ngira inama we tubana. Uragira ngo se nguhe inama bwoko ki? Imandwa z'abatinzi zigiriye yazo mirinde. Wonye niyo hamunyakaza akakubikira. Inzira ntibwira umugenzi koko niko bigenda. Kandi nkubwira ko nari ntashye kare. Sinkuye ko nari ntashye narinje. Biyane kubigira ntekereza gutaha ntinze. Cyokora cyo kurundi ruhande Imana iracyankunda. Ubone ko yagukunda. Iyo yatumye nibuka gushyira 1000 mu kweta. Bine gusa.
ni bine ibyo nashyize aha ngaha dore ayo ntibayabonye bakabona rubi yewe ubonye nibura iyo uza gushyiramo nk'ibihumbi 10 mvaye ariko sibona urateta nzira ntibwira umugenzi sinzi komanga unendese kandi yewe agomba kuba ari ntegereze n'usigaye akomangana umujinya reka ndi kureba nusanga ari we nusanga ari umwinjizi ndamubwira yumve yagasa n'imbye yikamwa reka n'umudandembeje nyamara icyakane cyose naziraryoye mako injira naramutse mbese aramutse madame yego warahise umumbwiriye namubwiye ariko ariyo komeza uze muvugane se muracyakoma ntegere ntagukoma ntago pe nakoma bene inka bakaragira ubukene burambitanye igihe n'iki rishaje mu jisho ngaryama ngira ngo ntibuce ndetse windindira reba uko ngira ngo ejo mwagize ukuntu nibyo koko ejo baraduhaye ariko yaguye mu muriro nyine kubera ibibazo nari mfite ubusanze madamu nguyu ureba uyu ndi kumusubiramo ukuntu amabandi yarankozeho akankokora rikaka mbese reba irivi ryanjye dore nturuzi rikivirirana reba bareba rihondaguye mbahonga nahembwe yose nuko ndigura nditaye oya rero oya Njogiro oya wimbwira impamvu ndambamvu nshaka oya koko urabona amezi yose koko amezi yose ukomeze kungana amezi ndimo urabona amezi yose ndimo kwangana kubera ubwizera n'umushyikirano nagusize mu nzu yanze sinigeze ngwisuza mbere yuko yibamo nguko abandi babigira winta amaza rero agusuragira ngo ngire oya wintera mu byo gutekera imbengere ko ari uko ushoboye unjakira amafaranga urabizi ntabwo ndisha kandi ndahandi ngura nibitaba ibyo turagabana imbisi ahasigaye ibyacu bishyirwa mu butegetsi ndategereza ahasigaye ndarambiwe ndategereza amezi arahita ndarataha simbishoboye nganze uranya kuyumye kuzajya mu butegetsi njya kuyumye uranya kuyumye nyine obisi kuzajya mu butegetsi uzinduki ubundi warakererewe amafaranga wenda ndayazi neza ayo ndimo ndayazi sindagira kandi aho njya ngo noye kwishyura nyishura se nyine nyishura amezi yose uvuga shize ndayazi ndayemera amafaranga sinyahunga ni mu 15 hanyuma se niba rero namisumba izindi ari kujya kurega Nzogiroshya umuhanda uraharuye uzagende wagize hango ndahatinya nge navuze impamvu zanjye ni ubona ko ari uburyo ajya ngushyiraho ukora uko byumva ufite urwo ruhushya ngire ndise witwa ntafaturuka niwanjye ubukene burashyongoza ese konduzo rushakuraka we nawe ujye wumva ibintu uko bimeze ninde shibabaye muri twembi ubuse genda setse ese kukangara urankanga ko wanze kunyisha se byagenda bite none uragira ngo bigende bite ko nkubwira ntubumve ibyawe bitungana ibyanze bikocana ubwo ubona wiyemeze guhemuka nguhaye iminsi itarenga 3 waba utarambonera ibyitwa ibyanje bikaba urubanza mbanze no kugutumura mu nzu yanje ni yanje ubimenye tangu yindegikaho iminsi ya pere yavura yizi wigize agatebo none yorivu ameza ngahe yose koko ameza ngahe yose cyane umeze ng'umutesi sangwa yantarabona ikimashiri gata mu bugi bw'intorezo muje nkiri muri inzu ni yanjye ni yawe ni yanjye si yawe ngusabye gusohokamo ukamva mu maso ndagiye uravuze ngo ninyisohokemo soka ari nzari nawe ndareba ugirara muri uyu munsi urambona reka ngende hu ndanakubona nibigera nimugoroba tutarabona ngaki bate bugiye yewe ndagiye ariko urambona ngereza yababaye koko ariko birimvukana uramangarana mfata nawe uri nkawe yamuhese nyakure uze muri bidashoboka cyangwa njye kwiba ahubwo nawe mugabo w'ikinyena bagacuruzi baracura imbimbiri mu muhanda baza akaje kabo niba hagera babwire ko ndahari uti ntiyimutse yazindutse ejo muzamusanga mu masasita cyakora niba gucururwaho bazaguca umutwe nababwira iki bazaca umutwe baziyicire ari kuzatura nk'umusozi se barantinde ahubwo batinde
bazaze banyangura. Sonde uyu munsi nta kazi ko mbona usa n'uwasibye. Mvuwe nawe ra. Ariko uzi kuri ntabwe muri ntabwenge koko. Iyo utageze ntugereranya. Wareba byose byabaye ukibuka akazi. Ngize amabandi yaransahuye. Ngize izinturage zintaranze. Urumva akazi nakajya wuno. Ubusikana impamvu y'amabandi ntihwitse. Ubu niye kubitarukanika ko azazura umugara. Ariko mu kwezi gutaha nkaronka nkareba ukuntu imyenda nayikangara ngakira abashenzi. Nyamara wowe wita abashenzi uratukira ubusa koko. Cyakora nizeye kukizirikana muhafi. Niba arambiwe nawe nagende. Nimuhashye nyine. Azaje guhahira ahandi. Je ntawe mukinzi. Mucagasiza asa ruko nanze kumuzuriza. Anamvugisha none cyaka kigiye kunkubita inshuro. Nari ngatangaye. Ari noti nasanze mu mufuka enda. Sinzi ko arakotse ibisuma. Najya ngo ntumirize nkahagaze nawe usomeho. Inde. Ntumirize kazi yabyeri. Niba utayishaka kuyireke. Nayo nshaka rwose ngewe. Umuntu ntatunga na byeri gusa. Byeri se ni ibiryo byeri. Mu ntumiriye we angure n'agasaride. Wowe umaze kwirukana nyirizo ntumuhaye n'icyo gihumbi. Kandi wenda yabuze n'icyo kugura amata y'umwana. Ariko none ngugiye kuzindukira ku mabyeri utagenda kukazi. Uranyigisha uri mwarimu. Je nta byeri nshobora kugutumiriza rwose. Hamagara muhashye. Nomereza yewe akanwa keca usakica nyirako ntaho ngaho abo benzi kibaherere. Ntabwo mutuma ngewe muhamagara umwibwirire. Cyangwa yamenye ko yagura amakara. Makara muhashyi. Muhashyi. Vayo hano. Banguka. Abitabye. Harya ngusige ngahisha. Ntashyizemo ayo gushize se. Ayo mwaka ushize. Vuga amafaranga ngusigayemo. Ntashyizemo ayo mwaka ushize ni igihumbi. Kuki? Kiguherere. Igihumbi. Ari ngo urimo kushize sha. Cyangwa n'ubusambo urasarura utabibye. So sambuda. Uteka handi. Babo karanze ni munsi y'urusyo. Indya ryawe n'indyamiriza uburyo burashaka burabura. Undi mwasigaye n'ibihumbi 2 mwaka ushize. Ndishya rwose. Yawe enda. Dare tora ngaya. Toraya 300. Akira. Murakoze. Aho wundi wihangane gushire. Niyaje ubundi witingata cyangwa ngo urambirwe iminsi. Cyangwa nushaka kugenda. Shyira mu gaciro ucishirize. Ubwenge urabuzi nawe uri mukuru. Kugenda ko nzagenda. Undi sinzakomeza kure ntahembwa. Genda se nyine. Genda uhambire. Nakubwira iki? Nawe urashaka kuvuga nivugo nyosha. Nagutetejesha none ugiye kwigira igitangaza. Itonde sha. Inyana y'insindirano ironka ntitsimba. Wigezaho. Kubeshya shana nagukirije koko. Ngukiza umuntu nk'umukire. Enda genda uzane na byeri. Nyenda. Ni igihumbi. Genda wakwempera ikaze ya byeri. Arerekeza he? Arabara yerekeza kubiri. Ahantu hose wasibye amayira. Hari umuntu n'umutarimo ideni. Ajya aho ntarifite. Yakwa gacuruza ideni. Yishyure bwabo. Aragushuka. Ndagiye kwandisa. Ujya handi barangurira za byeri. Ko gacuruza se n'ucuruza byeri wenyine mse. Ujya aho barangurira ntabwo ari gacuruza acururiza. Aho ugenda ihute. Umnyanga ukumvugisha ntabyo rumpaye. Ihute. Yewe nyamara muhashye n'umwana mwiza ndamwizera. Yarihanganye bishyira kera. Yamera nk'abandi baboye njya mbona aba yaraturetse yarandurutse kera. Ariko Nyirasename. Yego ye. Izene ryo muntu koko ntuzigera umenya. Kuki ubona gusubiza amazi mwiriwe? Usara mu mpembera. Muvugire. Wewe ntabwo banteye. Ibibazo kandi saho biri. Ahubwo nawe akira ibyawe. Urabona byakomeye nawe uri muri tetesha. Iyo umuteto washize waye kwa garegenza. Arari. Enda. Akira. Wirore. Ibihumbi 2 se? 2 ubikoreshe neza ukwezi kurangirane nabyo. Urabona ko amare yose yafunzwe ntawo nzongera kwa kideni ngo ndibone. Yahigaga yahijanja. Ibi 2. 2. 2 nibyo bizamara ukwezi. Nibyo bizamara ukwezi.
bigura ibiryo bigura amakara y'abana abana bazonka amabere nyina aha iyo upfa kumase bya bindi bine byose bine si she ubwo yandi bibiri nayo kisha kwiwe bine genda umewe n'ukuri twazonka amabere y'abanyina azayonka nyine ko ntanyoye se sindi umugabo cyangwa uzajya bahara utuku nujya wumva kwitagira ikinego ndera buzima nta sukari se uzajya ugura mu mafaranga erega mwigize abazungu amira riratera amenaro mujye mukoraho mwikikira di nyirasename umenyere yewe naramenyere ayo mafaranga afate neza gushire ayo byo kuyaga byo byikuremo wiga igisate di ntagisiga turuze munsi y'urugo udafite ajya nk'umurwayi ariko namuhashya cimuti wampereza yura arambona yo kavuna nkito tangiye kwigira kagarara hazi ko mfatira runini agiye nyine nkazahene ngwiki cyangwa ubwo yahafashe narinda yajyanye umwaga mu nda afite na ya note y'igihumbi ikaze y'amavide ubwo yahafashe nyine gusa ntiyagomba kuba yagarutse kandi n'ubundi yicaraga avuga ko azagenda kutambwira se ko afite umugambi nkubwira se ubona ko yakora adahembwa wa mugani we tuzi ntama n'ibyuma rero yahambiriye tuzabona undi hewe ukora adahembwa nkamuhaye nanjye ubwo uganga yaragiye yewe agumuye namenye hagamwa n'amazi koko ambere nka bene ngango yo ka buri mpinga n'ibyago ibyatsi ntibipfa kasone bonye namuhashyi ariko yabanyishe nyamara ko nagerageje kumufata neza namuha amata none arutse amaraso nkayanda y'urwango ariko ubundi ubyeri nari kuzishyira muri hendera sinzi impamvu ariko mu rubavu hankomereye n'amabandi yarayaguhunze ahari rwose ariko wampa ngo ndamukije nzajya ku kazi k'abandi Komera zogiro. aho neza Amakuru kira. yewe amakuru yanjye ibibazo byambanye byinshi bintesha umutwe Byakugendekeye bite? akareka ntawashobora nagize impanuka nagize ibibazo nagize to byanjye se byo kuvuga Reba hari ibaruwa yawe. ibaruwa Ahubwo yanira ubwo buganza uvuye kwa ministre. kwe Kanika yarayizanye nimugoroba. ngo Kanika yarayizanye nimugoroba. ibintu kumva binteye umushyitsi mu ndara Nanjye byanteye ubwoba. Ntabwo umuntu wongeye gasiba kandi arumvise ukuntu akubwira muri ya barwa. iyi ngiyi Niyo. Reba. sinyafungure Mfara none se so bayandikiye. Ngurutse kuri. Cyakora yanteye ubwoba ngiye. usingire nyisome Fagusoma ubwire numve nanjye. dukurikije imyifatire yawe ku kazi itagishobora kwihanganirwa turebye amabaruwa atagira ingano wandikiwe ngo wikosore ukanga kuva ku izima dufashe icyemezo cyo kuguhagarika kumuhagarika ku kazi ku cyemezo cyo kumuhagarika ku kazi kuva ku itariki ya 2 y'uku kwezi kwa 10 kugeza ryari Rwanda ni Burundi. oye None se ko atashyizemo itariki uzajya. namerane usabwe guhita Gifata mitego kanyagwa.
usabwa guhita wubahiriza ibikubiye muri iyi baruwa ukiyibona. Minisitiri w'ubucamanza bimenyeshejwe kose munyaka gira inama se bigize ne Sashaka kugira inama yihe? Inyombya abayirashe amatama yombi amagambo ashize ivuga kanyuze giroshya kanje kashobotse. Amaze iminsi none simaze umunsi bindangiriyeho ndajyaye umuntu arambira uzamurambirwa ntarambira uzamurambika. Nderekera he ndapfuna imitwe he umugore wanjye abana banjye umwijima ndwaye imyenda y'abandi ndo gusabirwa. Nzogera nta kundi wagira no kugerageza ukareba ahandi wakwaka akazi none se wagira uti kandi ntukomeze guhangayika burya gukisha umutoya ni ikimuciye amaboko. Rekeraho ushaka byihorere. Muri iki gice cya kabiri cy'umukino Inzoga Iroshya mwumvisemo